Abaganga bashinzwa kurangarana umubyeyi wo mu karere ka Nyanza bikarangira umwana we yitabye Imana rwose ibyabo byakomeye. Nyamara ibi ngibi nyuma y'uko Perezida Paul Kagame avuze aya magambo. Kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. Hari kesi ya tajya nibagirwa ihora. None urambwira ngo nyuma y'uko Perezida Paul Kagame avuze aya magambo bano baganga barabakorera iki? Umva ko ni nkuru iteye. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza abagabo barimo kuregwa ubwicanyi basobanuye impamvu batinze kwita ku mubyeyi wapfushije umwana. Basobanuye iki? Mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza hakomeje kuburanishwa abaganga batatu b'ibitaro bya Nyanza baregwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake nyuma y'uko umubyeyi wari utwite apfushije umwana bakekwe ko rwose bari bamurangaranye. Muri abo baregwa harimo Dr Dukundane Jean Marie Vianney, Munyaneza Emmanuel ndetse na Bimana Faustin. Nyamara ibi ngibi nyuma y'uko Perezida Paul Kagame avuze yuko hari kesi y'umugore atagiye bagirwa mu buzima bwe. Kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha cyabaye tariki ya 16 Ukwakira 2025 ubwo uyu mubyeyi bari bamwohereje ku kigo nderabuzima cya Gahombo ku bitaro bya Nyanza, ariko ngo abyezeyo rwose ntabwo bamuhaye ubuvuzi bw'ibanze birangira apfushije umwana. Iyi nkuru itubwire ko atigeze ahabwa ubuvuzi bwihuse nk'uko bwari bukenewe. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga yuko uyu mubyeyi yagombaga kubagwa kugira ngo aterurwemo umwana, ariko ngo agezeyo abaganga baramusiragiza ntibakora ibyo bagombaga kumukorera birangira abyeyi bisanzwe kandi umwana yapfuye. Bisobanuye ko abaganga bamucaga bakamwihorera rwose birangira umwana avuye mu nda kandi rwose avamo yapfuye baze nabwo buribwe. Sibyo gusa kandi nubwo hano baganga barimo kugerageza gucika kino cyabakoze, ariko hari undi muntu wagiye kubashinza ninde rero. Ubushinjacyaha bwashimangiye ko ngo hari ubuhamya bw'umuforomo ku kigo nderabuzima cya Gahombo, ubwo n'umuforomo ukora kuri bino bitaro bano baganga bakoragaho wivugiye yuko ngo umubyeyi aza kuza kwitabwaho mu buryo bufatika kandi bwihuse umwana we yarabaye muzima ntago aba yarapfuye. Bisobanuye ko ibyo baganga bakoraga uyu mubyeyi uyu muforomo yabibonaga. Ubashinze kandi si umuforomo gusa yewe ngo nyine wo mubyeyi ndetse n'umugabo we rwose bimanukiye bavuga yuko ngo bageze ku bitaro bagasaba ubufasha inshuro nyinshi ariko abaganga rwose ntibihutire kumwitaho. Bisobanuye ko uyu mugabo w'uyu mugore apfushije umwana ndetse na nyina w'uyu mubyeyi bagiye kwa muganga bagapfuka mu batameze nabi rwose mu mufashi ariko abaganga bakamwihorera. Umugabo w'uyu mugore we yivugiye ko ngo yahamagajwe asaba kujyana irangamuntu, icyo gihe akaba yarahamagawe n'umugore we ariko umugore akamubwira ko abaganga bamurangaranye. Bisobanuye ko disi umugore yamuhamagaye atizana irangamuntu ariko umugore akamubwira ko nubwo yazana irangamuntu kose abaganga bamurangaranye pe, ndetse umugore akabwira umugabo ko abaganga barimo kumunyiraho buri kanya batamwitayeho. Reka twumve uruhande rw'abaregwa. Ku ruhande rw'abaregwa bavuga ngo iki? Ku ruhande rw'abaregwa bavuze ko batigeze birengagiza umubyeyi nkana ahubwo ko hari abandi barwayi bari barembye cyane bari babanje kwitaho mbere. Ariko se mwabaganga mwingiye mbabazi, ari umuntu avunitse akagura arembye cyane n'umugore utwite umwana ndetse nawe ubwe ninde muntu wabanza kwitaho? Umubyeyi arembye akeneye ubufasha, umwana arenda kuza kandi uzi neza ko ndamako utamwitayeho haba wabyari buze kuza kwitaba Imana cyangwa nawe akitaba Imana cyangwa se bitise bose bakitabira Imana icyarimwe. Ninde muntu wabanza kwitaho koko? Umuntu nkawe w'umuprofesiyoneri uratinyuka avuga ngo abandi barwayi bari barembye cyane kumurusha koko? Urukiko rwanzuye iki? Urukiko ngo rukomeje kumva impande zombi mbere yo gufata umwanzuro ku ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo ry'aba baganga. Bisobanuye ko barimo kuburana nyine ariko urukiko rukaba ruri buze kuza gufata umwanzuro warwo ndetse niba ramukabamejwe na bino byawo urumva ko byanga byakunda bari buze kuza kubatamo. Rwose mwabaganga mwe nta muwe mbafitiye icyaha kiza kuza kubahama baze kuza rwose kubakanira urubakwiye. Nta kundi rero kandi twihanganishije umubyeyi wabuze umwana we ndetse n'uburibwe yanyuzemo rwose yihangane, twihanganisha umugabo we ndetse na nyina wabo tubabwira tuti pole sana rwose mwihangane kandi mukomeze gukomera, mwarahemukiwe ariko nta kundi mwihangane pe mu buzima bibaho. Ngaye ngukora njye wageze gaye makuru nitwa Munyabari Obedi na ngi ni Obi Time News ivugira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Obi Time News.